Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 257 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Uyu munsi turatangira ku bice 19 tugere ku bice 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abigishwa ba Yohana umubatiza buzura umwuka wera. Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru asohora muri Efeso. Asanga abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Pawulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Yinjira mu isinagogi, amara amezi 3 avuga ashize amanga, ajya impaka nabo abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariko bamwe binangiye imitima banga kwizera, batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ava muri bo arobanura abigishwa, iminsi yose agira impaka mu nzu yo kwigishirizamo ya Turano. Agumya kugira atyo amara imyaka 2. Nuko abatuye muri Aziya bose bumva ijambo ry'umwami Yesu, Abayuda n'Abagiriki. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso, bose baterwa n'ubwoba, kandi izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi mu bakoraga iby'ubukonikoni bateranya ibitabo byabo by'ubukonikoni, babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigera ku bice by'ifeza 5,000. Uko niko ijambo ry'umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Abacuzi bo muri Efeso barwanya iby'Imana. Ibyo bishize, Pawulo agambirira mu mutima we kunyura i Makedoniya na Akaya ngo ajye i Yerusalemu, yibwira ati, nimara kugerayo nkwiriye kureba n'i Roma naho. Atuma bamufashaga 2 aribo Timoteyo na Erasto kujya i Makedoniya, ubwe asigara muri Aziya amarayo indi minsi. Icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwa bagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose. Pawulo uwo yoheje abantu benshi, akabahindura ati, imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, n'urusengero rw'Imanakazi ikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga, yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Nabo babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati, Arutemi y'Abefeso irakomeye. Maze umudugudu wose uravurungana, bose birukira icyarimwe bajya mu iteraniro ry'ibirori, bakurura Gayo na Arisitariko b'Abanyamakedoniya bagendanaga na Pawulo. Pawulo ashaka kujya muri abo bantu, ariko abigishwa baramubuza. Ndetse kuko bamwe bo mu batwaraga Aziya bari inshuti ze, bamutumaho bamuhana ngo ye kwiroha mu iteraniro ry'ibirori. Nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo, abandi ukwabo,
badahuriye ku kintu kimwe, kuko iteraniro ryari rivurunganye, abenshi batari bazi igitumye baterana. Nuko abayuda batera Alekizanderi sentiri, bamukura mu bantu, ariko arabamama ashaka kwiregura ku bantu. Bamenye ko ari umuyuda, bose basakuriza icyarimwe, bamara nk'amasaha abiri bati, Arutemi y'Abefeso irakomeye. Aho bigeze, umwanditsi w'umudugudu ahoza abantu, arababwira ati, bagabo bo muri Efeso, ninde utazi yuko umudugudu w'Abefeso ari we urinda urusengero rw'Imanakazi ikomeye Arutemi n'igishushanyo cyamanutse mu ijuru? Nuko kuko ari ntawe ubasha guhakana ibyo, mukwiriye guhora ntimuhutireho kugira icyo mukora mutitonze, kuko muzanye aba bantu batibye ibyo mu rusengero kandi batatutse Imanakazi yacu. Nuko Demetiriyo n'abacuzi bari kumwe nawe, niba bafite uwo barega, hariho iminsi yagenewe kuburanirwamo, kandi n'abacamanza barahari baregane. Ariko rero niba hari ikindi mushaka kizategekerwa mu rukiko rusanzwe, erega ubu turi mu kaga ko kuregwa ubugome, kuko nta mpamvu y'iyi mivurungano ihari twakwireguza. Avuze ibyo asezerera iteraniro. Byakozwe n'intumwa, ibice 20. Pawulo ajya i Bugiriki n'i Tirowa. Imidugudu imaze gushira, Pawulo atumira abigishwa, arabahugura, abasezeraho, avayo ajya i Makedoniya. Anyura muri ibyo bihugu abahuguza amagambo menshi. Ajya i Bugiriki, amarayo amezi 3, maze abayuda bajya inama yo kumutera yenda gutsura ngo yambuke ajya i Siriya. Icyo cyatumye agambirira kujyayo anyuze i Makedoniya. Abajyanaga nawe ni Sopatero mwene Puro w'i Beroya, na Arisitariko na Sekondo w'i Tesaloniki, na Gayo w'i Derube, na Timoteyo na Tukiko na Tirofimo bo muri Aziya. Batubanziriza imbere, baturindirira i Tirowa. Tuva i Filipi, nyuma y'iminsi y'imitsima idasembuwe, turatsuka tubasanga i Tirowa hashize iminsi 5, nuko tumarayo 7. Pawulo azura utuko. Ku wa mbere w'iminsi 7 duteranira kumanyagura imitsima. Pawulo arabaganirira, ashaka kuvayo mu gitondo, akomeza amagambo ageza mu gicuku. Kandi hariho amatabaza menshi mu cyumba cyo hejuru aho twari duteraniye. Umusore witwaga Utuko yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane. Nuko Pawulo akomeza kuganira amagambo menshi, biratinda, Utuko arahunyiza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa, basanga amaze gupfa, baramuterura. Pawulo aramanuka amwubama hejuru, aramuhobera ati, mwiboroga kuko ubugingo bwe bumurimo. Amaze gusubira muri icyo cyumba cyo hejuru, amanyura umutsima aryaho, akomeza kubaganiriza byinshi kugeza mu museso, maze aragenda. Bazana uwo muhungu ari muzima, birabanezeza cyane. Ariko twebweho tujya imbere, tugera ku nkuge, turatsuka twambukira kujya muri Aso, aho twashakaga guturirira Pawulo, kuko ariko twari twanoganije nawe, ashaka guca iy'ubutaka wenyine. Adusanze muri Aso turamuturira, turambuka dufata imiturene. Tuvayo bukeye bwaho tugera ahateganye n'Ikiyo. Ku munsi wa 3 dufata Isamo, ku wa 4 dufata Mileto, kuko Pawulo yari yagambiriye kunyura bugufi bwa Efeso, ariko arombereje kugira ngo adatinda muri Aziya, kuko yihutaga kugira ngo niba bishoboka umunsi wa Pentekote uzaba ari Yerusalemu. Pawulo asezera ku bakuru bo muri Efeso. Ari Mileto atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso. Bamaze kuza arababwira ati, ubwanyu muzi ko nabanaga namwe iteka ryose, uhereye umunsi natangiriye kujya muri Aziya, nkorera umwami nicisha bugufi cyane, kandi ndira nterwa ibingerageza n'inama z'abayuda. Kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo.
none dore ngiye i Yerusalemu mboshywe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko Umwuka Wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegererejeyo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri njye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. None dore nzi yuko mutazongera kumbona abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'Umwami Yesu, iby'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma mbahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atandiho, kuko ntikenze mbabwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiranamo ntababarire umukumbi, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abanejejwe bose. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese, ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nkenye n'abo twari turi kumwe. Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati, gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa. Amaze kuvuga atyo arapfukama asengana nabo bose bararira cyane. Pawulo bamugwa mu ijosi baramusoma cyane cyane, bababajwe n'ijambo yababwiye yuko batazongera kumubona. Nuko baramuherekeza bamugeza ku nkuge. Byakozwe n'intumwa ibice 21. Abigishwa bashaka kubuza Pawulo kujya i Yerusalemu. Tumaze gutandukana nabo tugenda mu nkuge, turaromboreza tugikosi. Bukeye bwaho dufata Rodo, tuvayo dufata Patara. Dusanze inkuge yenda kwambuka ijya i Foyonike, tuyikiramo turatsuka turagenda. Tugeze aho tureba i Kupuro, tuhasiga ibumoso bwacu tujya i Siriya, dufata Tiro kuko ariho bashatse gukurira imitwaro mu nkuke. Tuhasanga abigishwa, dusibirayo 7, nabo babwirijwe n'Umwuka babuza Pawulo kujya i Yerusalemu. Tumaze iyo minsi tuvayo turagenda, bose baduherekeranya n'abagore n'abana, baturenza umudugudu. Dupfukama mu kibaya cy'inyanja turasenga. Tumaze gusezeranaho twikira mu nkuge, nabo basubira iwabo. Natwe turangije urugendo rwacu rwo kuva i Tiro tugera i Putolemayi, turamutsa bene data, dusibira iwabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kayisariya, twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza w'ubutumwa bwiza, n'umwe muri ba bandi 7 ducumbikiwe. Uwo yari afite abakobwa 4 b'abari bahanuraga. Tugitinzeho iminsi, haza umuhanuzi witwaga Gabo avuye i Yudaya. Ageze aho turi, yenda umushumi wa Pawulo awibohesha amaguru n'amaboko, aravuga ati, Umwuka Wera avuze ngo nyiri uyu mushumi niko Abayuda bazamubohera i Yerusalemu bamutange mu maboko y'abapagani. Tubyumvise twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo atajya i Yerusalemu. Ariko Pawulo aratubaza ati, ni iki gitumye murira mukamena umutima? Uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa, niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'Umwami Yesu. Yanze kutwumvira, turicecekera tuti ibyo Umwami ashaka bibeho. Pawulo agaragaza ko atagaye amategeko ya Mose. Hanyuma y'iyo minsi dutekera ibintu byacu, turazamuka tujya i Yerusalemu. Abigishwa bavuye i Kayisariya turajyana, batugeza kwa Munasoni w'umunyakupuro, wari umwigishwa wa kera, kugira ngo aducumbikire. Tugeze i Yerusalemu bene data batwakirana umunezero. Bukeye bwaho Pawulo yinjirana natwe kwa Yakobo, abakuru bose bari bahari. Amaze kubaramutsa abatekerereza iby'Imana yamuhaye gukora mu banyamahanga byose uko bikurikirana. Nabo babyumvise bahimbaza Imana, baramubwira bati, urareba nawe mwene data uburyo abo mu Bayuda bizeye ari ibihumbi byinshi, kandi bose bagira ishyaka ry'amategeko.
babwiwe ibyawe yuko wigisha abayuda bose bari mu banyamahanga kureka gukurikiza Mose, ukavuga yuko badakwiriye gukeba abana babo cyangwa gukomeza imihango y'abayuda. None tugire dute ko batari bubure kumva yuko uwaje? Nuko genza utya nk'uko tukubwira. Dore dufite abagabo 4 bahize umuhigo. Ubajyane mwerezwe hamwe, ubatwerere ibikwiriye mwiyogosheshe. Nuko bose bazamenya yuko ibyo bumvaga bavuga ari ibinyoma, ahubwo ko nawe ugenza neza witondera amategeko yose. Ariko abizeye bo mu banyamahanga bo twanditse ibyo twanoganije ko birinda ibiterekejwe, ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe n'ubusambanyi. Nuko Pawulo ajyana abo bagabo, bukeye bwaho berezwa hamwe, binjirana nabo mu rusengero, avuga igihe iminsi yo kwezwa izashirira, aribwo igitambo cy'umuntu wese muri bo kizatangwa. Abasirikare b'Abaroma bakiza Pawulo Abayuda. Nuko iyo minsi 7 yenda gusohora, Abayuda bavuye muri Aziya bamubonye mu rusengero, batera abantu bose imidugararo, baramusumira, baramusakuza bati, bagabo ba Isiraheli, nimudutabare. Uyu ni wa muntu wigisha hose abantu bose gusuzugura ubu bwoko n'amategeko n'aha hantu, kandi yazanye n'Abagiriki mu rusengero ahumanya aha hantu hera. Babivugiye batyo kuko bari babonye Tirofimo umunyefeso ari kumwe nawe mu murwa, bibwira yuko Pawulo yamujyanye mu rusengero. Umurwa wose uravurungana, abantu baterana birukanka, bafata Pawulo baramukurubana, bamukura mu rusengero. Uwo mwanya bakinga inzugi, bagishaka kumwica. Inkuru igera ku mutware w'ingabo z'abasirikare yuko i Yerusalemu hose hari hagize imidugararo. Muri ako kanya ajyana abasirikare n'abatwara imitwe, amanuka yirukanka abirohamo. Nabo babonye umutware w'ingabo n'abasirikare barorera gukubita Pawulo. Maze umutware w'ingabo arabegera, aramufata, ategeka ko bamubohesha iminyururu 2, abaza uwo ari we n'icyo akoze icyo ari cyo. Abo mu iteraniro barasakuza, bamwe bavuga bimwe abandi ibindi. Ananizwa n'urusaku kumenya ukuri, ategeka ko bamujyana mu rugo rw'igihome. Ageze ku rwururiro, umujinya w'abantu utuma abasirikare bamuterura, kuko abantu benshi babakurikiraga basakuza bati, mukureho. Benda kumwinjiza mu rugo rw'igihome, Pawulo abaza umutware w'ingabo ati, ntiwakwemera ko nkubwira ijambo? Nawe aramubaza ati, uzi urugira iki? Si wowe wa Munyegiputa wagomesheje abantu mu gihe gishize, ukajyana mu butayu abantu b'abicanyi 4,000? Pawulo aramusubiza ati, ndi umuyuda w'i Taruso, ari wo mudugudu w'Ikirikiya w'ikimenywa bose, kandi ndakwinginze unkundire mbwira abantu. Pawulo yiregura imbere y'abashakaga kumwica, aramukundira. Pawulo ahagarara ku rwuririro, amama abantu barahora rwose, ababwira mu ruheburayo ati, Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza uru ruheburayo rwa Pawulo ejo. Mugire umunsi mwiza.